nawe waba umutagatifu. Erega nicyo wahamagariwe. Niki twakwigira ku batubanjirije? Ibuka igihe ubatizwa. Kuva ubu no mu bugingo bw'iteka ubaye urugingo rwa Kristo, we musaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Ngaya amagambo wavugiweho. Muri batisimu wagizwe ikiremwa gishya, wambikwa Kristo. Ese itara ryawe riracyaka? Ese umwambaro wawe urakererana? Humura, garukira Imana. Abatagatifu n'abanyabyaha bababariwe. Akira Kristo. Ikiganiro ibirari by'ubutagatifu mukigizwa na Beata Mukarusanga, umukristo wubase urugo. Abavandimwe, muri iki kiganiro ibirari by'ubutagatifu Kristo Yezu akuzwe, ngarutse kugira ngo tuganire ku kibazo cyitwa ububabare, igikomere. Ndashaka kongera gusubiza uriya muvandimwe wabareje benshi, kuko nubwo yabyanditse ariko n'abandi bagiye bambwira mu magambo, cyangwa se kuva kera uko nagiye nganira n'abantu batandukanye, nanjye cyangwa mbyitegereza ko mu mwuga wanjye habamo guhura n'abantu bafite ububabare, bafite ibibazo bitandukanye mu bujyanama cyangwa se mu isanamitima. Nagira ngo mbabwire ngo nibyo koko ibikomere bishobora kubangamira umubano wawe n'Imana. Mu nzira y'ubutagatifu turimo dushakisha kugeramo, mu nzira turimo duhata ibirenge, nagira ngo mbabwire ngo ufite igikomere kiba gihari, ntabwo wacyorosa ngo ukomeze urugendo nkaho ukirengagize nkaho kidahari. Nagira ngo tugaruke gato kuri Mutagatifu Bakita n'inyigisho twamwigiyeho. Yavuze yuko kuva yavumbura urukundo rw'umwana w'Imana wigize umuntu, akamukunda kariya kageni, yatangiye gushaka gukunda iyo Mana yamukunze ityo. Nawe uri umukristo, nawe urimo urashakashaka Imana, ariko se wemera umwana w'Imana wigize umuntu akababara ku bwawe? Hari igihe tubanza tureba Yezu Kristo tumwibeshyaho hari, tukavuga tuti ubwo bwose yari Imana yigize umuntu, buriya ntiyababaraga, buri ibyo yabayeho nyine yarabaye ariko nk'Imana ntiyabyumvaga. Ntabwo ari byo. Yezu Kristo ni Imana rwose n'umuntu rwose. Yezu Kristo ubumana bwe ntabwo bugeze bubangamira ubumuntu bwe, ndetse ahubwo ubumana bwe bwatagatifuje ubumuntu bwe. Kandi turabizi ko uko umuntu agenda bintungane niko sensibilité, umubiri utagira icyaha uri sensible kurushaho, urumva kurushaho. Twebwe ubabare n'ibyaha, ubuvanze n'ibyaha butugira ibinya rimwe na rimwe. We ntabwo yigeze atera ikinya, amarangamutima ye yahoranaga umutima ushaka kumva buri muntu no kumukiza. Rero umutima we, umubiri we warababaye pe. Ntabwo ziriya nkoni Mutagatifu Brigitte atubwira 580 yakubiswe, we na tuzabiganiraho. Ntabwo kuriya muri Getsemani yari bizi ibyuya by'amaraso avuga ati inkongoro yigireyo, ntabwo ari byo yigiraga, yarababaraga cyane ku mutima. Ibaze kubibara ku mutima kugeza ubwo ibyuya by'amaraso, hanyuma umubiri ugakubitwa kariya kageni, akikorera umusaraba, akamuca ibisebe, ikamba ry'amahwa. Nimurebe inzira y'umusaraba yose ya Yezu. Yezu yarababaye kugeza ubwo abwira Imana Data ngo Mana yanjye, Mana yanjye, icyatumye untererana n'iki? Nagira ngo mbwire wa muntu we ubabaye, ufite ikintu hetse kiremereye, ngo humura. Yezu ntabwo ababara kurusha Yezu. Kandi muri ayo masengesho yose Yezu yavuze, ubabare bwose yatwaye wari urimo. Yaragutekerezaga, yaranakurebaga mu izina ryawe, arakuzi. Kuko ubumuntu bwa Yezu buhobera ibihe byose. Uyu munsi turi ku itariki, ubu turimo gutanga ikiganiro, turi ku itariki 18 z'ukwa 10. Ubu Yezu muri aka kanya arahari, no nkuko muri Getsemani arimo atwikoreye twese nk'abantu. Ibyo nabayemo uyu munsi yarabitwaye, ibyo wabayemo uyu munsi yarabitwaye. Yezu arakuzi kandi ibyo wabayemo buri munsi yarabitwara. Rero nagira ngo turebe ko Yezu mu babare bwawe arahari. Ariko kuba hari, ntugire igishuko ngo uvuge ngo ubwo ndimo mbabara nkatwarwa n'ububabare, buriya ntabwo ndi umukristo mwiza, nshobora kuba nagombaga kwirengagiza, nagombaga kuba ngomba korosa, ngomba gukomeza nkaho nta bihari. Ubabare iyo buhari
ni byiza kumenya ko buhari ndetse ugasaba n'ubufasha. Niyo mpamvu rwajya kwa muganga. None se ko urwara umubiri ukajya kwa muganga, kuki warwara mu mitekerereze, mu mbamutima ntujye kwa muganga? Kuko nabo bahari. Reka tubivugeho kuko nabyo biri mu bikerereza abantu, kandi bigatuma uhora wizengurukaho. Kuko Imana iturema duhabwa ubushobozi bwo kubasha kwishima, kubabara, kugira indoto z'ahazaza, gukunda, gukundwa, tukanabyifuza, gupanga, gushaka kugirira abandi akamaro, mbese gushaka kwiteza imbere, kujya utura heza. Hari ibyifuzo byinshi birwanira mu mutima wacu byiza, biriya binashushanya ibyifuzo dufite byo kuzajya mu ijuru, kuko ubwiza bwose buri mu ijuru, urukundo rwose ruri mu ijuru, ubukire bwose buri mu ijuru. Ibyo tubamo hano ku isi byose ni ibishushanyo by'aho turimo tugana. Ariko rero mu gihe uri muri uru rugendo ukaba ufite ibikomere, emera ko bifite, kuko dore n'ikibigaragaza. Wenda ushaka kuryama ntusinzire, ushaka kuba niyo usinziriye ugira za koshimari, ugira inzozi mbi, ibizozi bibi, ukarotaguzwa. Ushobora kubiba ugira umutwe uhora ukurya, ushaka kuba ugira umushiha, ugasanga abantu barakwinuba aho uri, uhorana umushiha. Ushobora kuba utajya wishima, akenshi ukanihugiraho, ugahora uhangayitse, cyangwa se ugahorana amaganya. Ntushime ibyo abandi ntumenye kuvuga merci, ntubashe kuvuga ngo urakoze, ntubashe kubona ko abandi bashobora kuba bayikugiriye neza, cyangwa se ugahora wumva ko abandi bagomba kukugira neza, ko ntugire neza, ntugire ikikuvaho. Mbese ibyo byose bishobora kuba hari wenda bishingiye ku bikomere. Ndagira ngo nkubwire ngo ibikomere byawe nabyo Imana irabizi, ariko kandi Imana ikorera no mu bantu, abantu bayo, abantu yaremye. Nko kujya kwa muganga akagukiza, Imana ikagukiza inyuje kuri wa muganga waguhaye imiti ya malariya cyangwa se izindi ndwara z'umubiri. No mu mutima hari abaganga Imana yashyizeho kugira ngo bagane, bagutege amatwi. Abo baganga bakora mu bigo bitandukanye, mu bigo navuga bya leta, hospital district, hari abikorera ku giti cyabo, ndetse hari n'ibikomere byinshi burya bikira muri penitensiya, ibyo ntitwabyirengagiza. Niba uri umukatolika ufite amahirwe akomeye cyane yo gukira ibikomere. Hari ibikomere ushaka gusaba padiri ubifitiye umwanya, ugasaba penitensiya y'umwihariko. Ntuzagende ujye gusaba penitensiya kubera ibikomere ngo ugende ugiye mu kivunge cy'abantu gusaba penitensiya. Uzase penitensiya y'umwihariko, urambure, usase inzobe, niba ngombwa ari amarangamutima kuzamutsimo uyaha umwanya. Ibyo byose birabohora, kuko no kubabarira abakubabaje birabohora, bikanavura ibikomere. Ni n'umuti usharira ariko mwiza cyane, kuko iyo umaze no kunywa ntubugisharire, uhita usanga wihindutse umuti w'uburyohe. N'uburyohe kubabarira biraryoha, ariko ni urugendo. Ngaho nimurebe urugero rufatika. Nusanga ngo muri ibintu padiri Bardi yakoze hariya, yabaye ukuntu abantu babohotse uwakoze jenoside n'uwayikoreye we bagahoberana, akaba basigaye bitwa abavandimwe ko bababariye, basabye imbabazi bakanababarira. Rero ndagira mbabwire ngo igikomere kikubuza urugendo, kiragukerereza. Ni umwanya wo kugira ngo ukire. Ariko ntafite icyo mbwira noneho nawe urimo gukomeretsa abandi. Ndumva mfite ijambo nshaka kubwira abantu bari mu ngo zabaye ahantu h'agahinda. Ugasanga umugabo abereho kubabaza umunsi ku wundi uwe bashakanye, umunsi ku wundi. None se mwarashakanye, wamubwiye ngo ndagukunda, tuzabana iteka kugeza gupfa, nta kubabaza ya magambo yose mwabwiranye, ukeka yuko Kiliziya yaguhaye kuyamuga mubwira nka formule, cyangwa byari bikuri ku mutima kuko ushaka kumukunda. Uyu munsi niba erega igikomere, hari ibikomere twitera kubera ibyaha. Niba uri mu cyaha cy'ubusinzi buhozaho, cy'ubusambanyi, cyaha gituma ubona mugenzi wawe ukumva usigaye umwishisha, nawe nyine uzamera nka Kayini. Kayini amaze kwica Abeli, yatangiye kubona abantu bose bashaka kumwica. Ati Imana ashyiraho ikimenyetso kizatuma abo tuzahurira batazanyica. Rero icyaha gikomeye kijyana mu rupfu, kiba kikuriho gihoraho. Kandi yambwire ngo wa mugabo we ujya mu kabari umunsi ku wundi, mu tubyiniro, mu kwinezeza umubiri, ukagira ngo hari umwashakanye we
nta mubiri afite ubabara, nta mutima afite ubabara, ugataha umubwira nabi, nta nshingano cyubahiriza n'ibiki. Ntabwo ari njye wagombye kubibabwira, nta burenganzira afite bwo kubabwira ibi. Ndumva ndi kurengera mu mbabarire, ariko hari igihe bigeraho kumva ko warumvise ibintu byinshi ukavuga uti ariko se abantu babana gutya bo koko ntabwo bo bababara? Ntabwo niba wumva icyo utagirirwa, hari ibintu wumva utagirirwa kuki wabigirira abandi. Nagira ngo nsabe wa mugabo we ubereyeho kubabaza uwo mwashakanye, ni ukuri fata umwanya, ufate pause witekerezeho. Utabikoreye gutinya umuriro w'iteka utimara kuko izanaguhana Imana da, byo si ibanga. Nutisubiraho uzapfa kandi upfe burundu mu muriro w'iteka. Ariko na mbere y'ibyo nibura tekereza ko umwana w'Imana urimo umusubiza ku musaraba yaragupfiriye, urimo urabaza mugenzi wawe, unababaza Yezu Kristo. Ibyo mbwiye umugabo uri kunyumva, reka mbibwire n'umugore. Ubu ngubu hari abagore birirwa bazenguruka utubyiniro banywa inzoga ngo zihenze, bashaka amaraha, ukagira gutyo ugashaka viza rwihishwa, ukigira mu kindi gihugu ugasiga umuryango wawe ukajya mu maraha. Hari ibintu by'ibyaha bikomeretsa abana. Noneho abana mwabyaranye bo bazaba abandi, ese bazaba abandi bavandi? Nagira ngo mbere yo gutekereza ngo tuba abatagatifu tubanze dutekereze niba no kuba abantu bashyira mu gaciro, bashyira mu gaciro, dutekereza ko turi abantu. Nanjye ndi umunyabyaha, twese turi abanyabyaha, ariko ujye ugeraho ufate pause uvuge ngo Nyagasani mbabarira, ndi umunyabyaha, mbabarira nababaje runaka, mbabarira nshaka kugarukira. Hanyuma nufata icyo cyemezo, Nyagasani azagushyigikira. Nyagasani ashyigikira ibyemezo byiza dufata abavandi. Hanyuma utekereze abana uri mubabaza, urugero rwi uri mubaha, ibyo byose Imana izabikubaza. Ntabwo ari kera. Hari ikiganiro nshaka kubategura minsi iri imbere kizavuga ku mpuhwe z'Imana mu bundi buryo, zaba zisame nko kwa kundi ngo impuhwe n'ubutabera bihoberana. Hari ibintu byegereje, abahanuzi benshi bari kubivugaho, ababonekerwa benshi bari kubivugaho. Byaravuzwe kuva kuri Mama Faustina n'abandi batandukanye. The warning, ikimenyetso kifatika cy'uko Imana idukunda, izaduha nka deuxième chance ngo buri wese abone ibyaha bye ko byakabaye. Ndakeka yuko nzabikora ikiganiro cy'umwihariko, ariko mfashe iyi pause ntavuga ku mutagatifu runaka, mpereye kuri Bakita n'umubabare ukomeye yagize, kugira ngo mbabwire ngo natwe twirinde kuba abakomeretsa abandi. Hanyuma rero wowe uri mukomeretswa, nkubwire ngo iki? Ubwire se ngo bivemo, ngo sezera ko mwashakanye? Oya, uracyamuhetse mu burwayi utwaye nubwo burimo, kuko avuze ngo muzima cyangwa arwaye. Ariko byikurenga wenyine. Hari abantu bajyaga batubwira mu maformation ngo don't die alone ngo wipfa wenyine, atari kugira ngo upfane n'abandi, ahubwo kuvuga ngo wipfa wenyine, bivuga ngo niba ikintu cy'ukuremereye kubera icyo wagitwara wenyine, shaka umuntu mukiganiraho. Shaka niba nta nshuti yakubikira mu nda amabanga yawe, genda ugikomanga ku bantu babyize bagufashe. Ntabwo ari ubugwari gusaba ubufasha, nta nubwo ari icyaha gusaba ubufasha. Genda usaba ubufasha. Niba warabuze naho uririra, uharirire, bagutega amatwi, babone imbaraga, bagufashe kubona imbaraga wifitemo zo gukomeza gutwaza. Hanyuma isengesho rikubera inkingi, utwaze gitwari. Hari akantu ngiye kukwibira nk'ibanga. Nujya wumva byanze byagukomereye, uvuga uti ngiye kubivamo, wa mugabo we wa mugore we, kubera uwo mubana bakuremereye, uzagitekereza ngo mbere yuko nkomereka ni Yezu wabanje gukomereka. Aya marira ndimo ndira Yezu yayarize kenshi kundusha, ndetse avanze n'amaraso. Bikira Mariya arimo aramuririra. Rero injira muri ubwo basha bwo mu ijuru, urwane, kandi umenye yuko urimo kubabaza si we urimo kubabaza wenyine, ahubwo ni Sekibi irimo imugira igikoresho cyo kugira ngo ukwemera utisezerano ryawe. Courage rero, twaza urwane gitwari, umenye kuri urugamba uriho, hanyuma urwane nk'utiguye gutsinda. Urwane, usenge ubutaretsa, usenge witure umusaraba wawe, uwusanishe n'umusaraba wa Kristo. Erega imisaraba yacu yose igira agaciro, imisaraba ya Kristo. Iyo Kristo atadupfira, ntacyo bare bwacu bwajyaga kuba bumaze, nta n'igisobanuro bwajyaga kuba bufite. Yewe abantu twakwiyahura hari nyirago abantu benshi, ariko wowe
wamenye Kristo ntabwo ufite uburenganzira bwo kubabara ngo uheranwe. Twaza kandi ujye wambura, bavuga ngo iki, umwana roho ushinzwe, wirukane sekibi, ufite ubwo bubasha, wirukane sekibi irimo imukoreramo, kubera yuko icyo ishaka no kubatakaza mwese ndetse igakomeretsa n'abana. Kuko ibikomere twabonye yuko ibikomere bikerereza urugendo, ibyo bikomere biri mu rugo rwanyu biratuma n'abana batavansa. Rero gerageza urwane wowe ugihagaze, hanyuma nawe rero wumvaga waraheranywe utavayo, impuhwe z'Imana ziragutegereje, nta cyaha na kimwe Imana itababarira. Garukira Imana maze nawe utangire urugendo, ukomeze utwaze. Bikira Mariya ari ngo agufashe. Niba ushaka uri muri murwana n'icyaha cyakunaniye utazi ukuntu wabigenza, tangira kuramutsa Mariya 3, ejo uzavuga 10, ubundi uvuga ishapure. Nta muntu n'umwe waheranywe n'icyaha uvuga ishapure. Hasingizwe Imana, abamarayika n'abatagatifu bayo.